Yego koko nibyo uri ahantu hanyaho, ikaze kuri Jado Creator TV, tugiye kuganira ku ntungamubiri ziboneka mu kiribwa cyitwa dodo, imboga rwatsi. Wowe ukurikiye iki kiganiro urasoza uzi neza intungamubiri ziboneka mu ruboga rwitwa dodo. Wowe kandi mushya kuri Jado Creator TV, ariyo channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye harimo iyobokamana, ubukungu, imirire, cyane cyane ku ntungamubiri ziboneka mu biribwa bitandukanye. Kanda subscribe ukande kunzogera niba ukunze iki kiganiro, kanda like kugira ngo bigere ku bantu benshi, kandi kora share usige igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubundi ukomeze guhabwa ibiganiro byacu ko tubishyizeho bikugereho mu ba mbere, kandi biratuma YouTube iri komandinga ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, bityo twashyiraho ikiganiro cyose kigahita kikugeraho mu ba mbere. Bituma kandi nanone channel ibasha gukura, ariyo yitwa Jado Creator TV. Dore intungamubiri zitandukanye rero ziboneka mu ruboga rwitwa dodo, amaranth leaves, imboga rwatsi. Vitamine A ifasha amaso no kongera umubiri ubudahangarwa. Vitamine C yongera ubudahangarwa, irwanya infection. Vitamine K ifasha amaraso gusesa neza. Vitamine E irwanya ubusaze bw'uturemangingo. Vitamine B complex vitamins B1, B2, B3, B6, folate zifasha imikurire n'imikorere y'imitsi. Minerals ibyuma by'ingenzi. Iron fer igufasha kurwanya gucika intege no kubura amaraso. Calcium ikomeza amagufa n'amenyo. Magnesium ifasha imikaya, umutima no kugabanya umunaniro. Potassium igufasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Zinc izamura ubudahangarwa, igafasha no mu bijyanye n'imyororokere. Copper izwi mu gukora amaraso mashya. Manganese ifasha mu mikorere y'ingingo zitandukanye. Nanone mu mboga turasangamo antioxidant, beta carotene, lutein, zeaxanthin irinda amaso. Polyphenols ifasha mu kurwanya kanseri n'indwara zidakira. Proteine, nubwo ari imboga, dodo irimo proteine nyinshi kurusha izindi mboga. Dietary fiber ifasha mu igogora, ikarinda constipation, ikanagabanya ibipimo by'isukari n'ibya cholesterol. Carbohydrates, ingufu nkeya zidahindura ibiro cyane. Ndetse turasangamo amazi, water, amazi menshi afasha umubiri kugumana uburinganire cyangwa se ubukiramende. Wowe twabanye kuva video itangiye kugeza isoje, ngusabiye umugisha. Wowe mushya kuri Jado Creator TV, kora subscribe ukande kunzogera, kora share. Nimba wakunze ikiganiro kanda like,
ubundi usige igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi. Video zacu ujye uzibonera mu bantu ba mbere. Ndabakunda cyane. Ciao. Vitamine E irwanya ubusaze bw'uturemangingo. Vitamine B complex vitamins B1, B2, B3, B6, folate zifasha imikurire n'imikorere y'imitsi. Minerals ibyuma by'ingenzi. Iron fer igufasha kurwanya gucika intege no kubura amaraso. Calcium ikomeza amagufa n'amenyo. Magnesium ifasha imikaya, umutima no kugabanya umunaniro. Potassium igufasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Zinc izamura ubudahangarwa, igafasha no mu bijyanye n'imyororokere. Copper izwi mu gukora amaraso mashya. Manganese ifasha mu mikorere y'ingingo zitandukanye. Nanone mu mboga turasangamo antioxidant, beta carotene, lutein, zeaxanthin irinda amaso. Polyphenols ifasha mu kurwanya kanseri n'indwara zidakira. Proteine nubwo ari imboga, dodo irimo proteine nyinshi kurusha izindi mboga. Dietary fiber ifasha mu igogora, ikarinda constipation, ikanagabanya ibipimo by'isukari n'ibya cholesterol. Carbohydrates ingufu nkeya zidahindura ibiro cyane. Ndetse turasangamo amazi, water, amazi menshi afasha umubiri kugumana uburinganire cyangwa se ubukiramende. Wowe twabanye kuva video itangiye kugeza isoje, ngusabiye umugisha. Wowe mushya kuri Jado Creator TV, kora subscribe, ukande kunzogera, kora share. Nimba wakunze ikiganiro kanda like, ubundi usige igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi. Video zacu ujye uzibonera mu bantu ba mbere. Ndabakunda cyane. Ciao.